genda uruhangara amanywa ndiruhangariza ngoga ndiruvudugana iminego mu nteko mfotora induru umugome yaje yigaragambye agambiriye gutsinda n'ubundi asanganiye urugamba uwo ni izina bwira izina ryawe utabeshyize ubwo naryumvishe kwakundi ubundi wakana ko mu jisho nkagira isoni ibyo bintu narabikomeje uramutse twishyura inzu ntabwo wazajya ubura ahantu haza ukarara none se wavutse ku giti umva mane ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite ingimbi Gaho shira ibirabira ni ego umukobwa mwiza ashaka kwiga gitari na piano ashaka n'ingoma zazimwigisha ubu rero ngiye kubereka uko intama zambara ntabwo mushaka kunsobanurira ntimushaka kumbwira icyabicajije mu nzu yanjye ngiye kuzana inkoni y'igiti nimutavuga ndaza n'iy'icyuma reka nze mbereke uko intama zambara none se ma ngiye papa wanjye ari se wa mwana we waretse kungerageza koko isuku arahari none se wavutse ku giti umva mane ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite ingimbi wakoze kumbonera umwanya nari mukeneye pe nyine naragiye byari mbitekerezaho numva ngomba kuganiriza kubera ko nabonye uziranye na Mushumba nakomeje kwibaza umuntu ni wowe ni uri inshuti yanjye ubusanzwe noneho nasanze unamuzi kandi hari ibintu ndi kumwibazaho nshaka kumenya nabuze ukuntu bigenza cyangwa se undi muntu wamfasha ariko nagize amahirwe yo kubona ko muziranye none rero nagira ngo mbikubwire umfashe ungire inama ukurikije ukuntu muzi n'ubushuti dufitanye njye nawe urumva nagize ikibazo twiga mu mwaka wa nyuma hari isomo uwa professeur Mushumba yatwigishaga noneho igihe cyo gukora ibizami kigeze batwangira gukora kubera ko nari ntarishyura minerivare ntabwo ari njye nyine hari n'abandi mbura ahantu ndi gukora amafaranga mbura ukuntu ndi bubigenze numva birangoye kuba iryo somo rigiye kunsigarana sindangiza umwaka ubwo urumva na graduation nari kuyisibira ariko ndavuga ngo reka nzamuvugishe numve nimba ari ikintu yamfasha mbimubwiye ananyakira neza pe ambwira ukuntu rwose azamfasha ambwira ati nta kibazo nzagufasha amagahunda ambwira ati muri iyi minsi mfite akazi kenshi ambwira ngo tuzahurira aza kumpamagara ambwira ati ufite umwanya tuvugane kuri cya kibazo ndamubwira ndawufite ambwira ahantu musanga nkavuga ati numva wenda kuko ndi umuntu aba ari mu kazi ashobora kuba afite n'undi muntu wenda nk'abanyeshuri afasha gukosora ibitabo wenda ari buhamusange ko yambwiye ahantu musanga hari kuri hoteli musangayo nyine turaganira ndamubwira nyine ukuntu byangendekeye birangira nyine ambwira ati ngo niba ushaka amanota nyine tugomba kuryama mbera wumve ko ni hahandi uvuga ngo niyo mahitamo yanyu mufite nta kindi narebye nsanga ni umwaka wa nyuma ese nzongera nzasibira amafaranga nzongera nyabo ntabwo nari mfite icyizere cyandi handi gukura amafaranga urabizi ukuntu nize bingora kubera nta mikoro nari mfite nyine birangira mpfuye kubyemera mu by'ukuri ni ugupfa kubyemera se nkubwire gute wumve ko ari byo bintu ubyumve ku kigero kiri bibabaje cyane mbega wumve ko kobwa se noneho yagiye hera kobwa
se ko wari wagiye uzi ko naje ngukurikiye nkanakubura. Mama nari muri dushe ariko. Uvuye koga? Ako mama nimba ari bya bintu rwose washaka ko tuganiraho. Njye ni ko hakunze. Ariko rero koga ntabwo ari byiza kuba umwana aganira n'umubyeyi akikubita kuri akivumbura akagenda. Icyo nacyo ntabwo ari ikinyabupfura. Birasa nabyo murabyiga mu ishuri. Ntabwo ari byiza rwose. Uzi ko nje ngukurikiye nkaberwa naho wanyuze. Mama nahise njya muri dushe. Nkuko nabikubwiraga rero mwana wanjye, mu by'ukuri koko ntabwo wavutse ku giti. Ariko barakukubwira kuriya ntukagire ngo ni uko nkwanga, kuko uba uri gusa nk'unkora mu bikomere byinshi kandi ntigeze nitera. Papa wawe arahari, ariko byabaye ngombwa ko tudakomezanya ubuzima ngo dukomeze kubana. Nese ubwo mama mwapfuye iki? Impamvu ni nyinshi zituma abantu batandukana, ni nyinshi cyane. Rimwe na rimwe umuntu ajya abura n'ubusobanuro. Ubwo rero ndaba mfite papa ntamufite. Nyuma yaho rero nza kugira ikibazo. Hari umwana twahuye ngo yakoreraga ngo kuri lodge kuri iyo hoteli y'ahantu tunamusanze. Uwo mwana rero atubonye rero umwana aza kubimbwira kugira ngo ansabe amafaranga ngo atazabivuga, kandi njye nta mafaranga nari mfite. Muhamagaye arambwira ngo umushumba nyine muhamagaye, arambwira ati wibeshye nimero ntabwo ari njye. Urumva? Ibaze sha aranyihakana hejuru y'ako gahinda kose afite n'ayo manyanga yose yankoresheje, nubwo bwose byatumye wenda amanota ye nyabona nta isomo rye ntirisigarane. Aranyihakana arambwira ati ntabwo ari njye. Wowe washakaga Profeseri Mushumba, ngende Enjeniyeri Mushumba, ariko sinakubiye ko abantu batwitiranye. Kandi njye nashaka ngo duhure tuvugane tubirangize, iyo nkuru itagenda ikajya hanze. Ku mwana wanjye waretse gukomeza kunkomeretsa koko. Ufite papa utamufite? Nzi mama hari uwo nzi. Nese waranzi? Arakuzi. Nimba nzi kuki ngiye udashaka ko mumenya. Wa mwana we ntabwo ari ukudashaka ko mumenya. Buri igihe kizagera. Mbese mama mujya muvugana? Se nakubwira ngo iki? Iyo yabishatse byabaye ngombwa njya kubona nkabona arampamagaye. Iyo byamujemo arampamagara tukavugana. Uzi umuntu ungana nanjye kuba atazi papa we. Ako se mwana wanjye kuba ukomeza kunkomeretsa, ubu ubona ari njye unejejwe no kuba urinze ungana gutya, uba inkumi utazi so. Nyine mama basi ndashaka n'uburyo basi namubona, basi tukanahura, kandi ubwo buryo rwose ndumva nta wundi muntu wabungezeho atari wowe. Rega nanjye ntabwo nejejwe no kuba ubayeho utazi siko ukubyara. None se uzamfasha gute? Ntari ifoto ye waba ufite? Gusa mwana wa, ibintu byose dutunze muri uru rugo hari aho utazi. Ibintu byose ntabwo uzi aho bibitse. Nta foto ye ngira. Nta foto ye ngira rwose, mba narayikweretse. Nese mama nana nimero ziwe se cyangwa ukundi kuntu namubona? Nimero ziwe zo ndazifite. Ndazifite rwose nimero ze, ndaza kuziguha hanyuma uzamuhamagare. None se ubundi mama ubundi aranyemera nk'umwana we cyangwa? Arakwemera rwose. Mariko urakoze kumvugukira ukambwira ibyo bintu byose, ariko njye birantunguye cyane, biranambabaje, kubera ko icya mbere cyo niba wibuka neza umunsi ujya kumusuhuza turi kumwe, nabonye yifeza nk'umuntu utanzi, nanjye ndamwiyorera kubera ko nari mbonye nyine ko ugiye gusuhuza umwarimu wawe, ariko
ikintu nzi neza cyo ntabwo porofeseri afite impamvu. Hari undi munsi nigeze kumwumva yitaba telefone turi kumwe abwira umuntu ngo yewe ubwo ni ya mpanga yanjye, ariko ntabwo mbihamya ko porofeseri afite impamvu. Icyo nshaka kukubwira rero aka kanya, buriya hari ukwihagararaho tuba tugomba gukora nk'abana bakobwa. Nta yindi shobora wari ufite kuri icyo gihe cy'amanota, ariko si ubu aka kanya inkuru yawe nigera agaragara mu gihe kibazo. Erega abagabo ntabwo baseba Mariko, wari ubizi neza? Abagabo ntabwo baseba. Inkuru yanjye na porofeseri rero n'ukuntu tuziranye, simbizi niba biri buze kubamo ubufasha ukeneye, ariko wenda nanjye reka nkunyurire mu bicyo utari uzi mu buzima bwanjye na Mushumba. Ni inkuru ndende. Kera mba kwa mukuru wanjye, Mushumba niwe wankuyeyo. Aranzana, atangira kunyishyurira inzu, aramfasha mu tubazo twose twa buri munsi, ku buryo navuga ko ubuzima bwo nari ndimo n'ubwo naje kubamo ngeze mu biganza bya Mushumba, navuga ngo nari imeze nk'uguye mu bufu. Anyitaho byari bimeze nk'ikiguzi gikomeye, kuko nanjye hari ibyo nagombaga kumukorera, kwishyura iyo neza ngiriye. Umugabo kuva natangira kwinjira mu buzima bwe yari ameze nk'unyita umugore we. Umunsi ku munsi nabaga ndi sheri w'amasezerano, sheri tuzagera kuri ibi, sheri dufatanyije ibi, urumva uyu munsi umugabo yaguze uburiri muryamaho, ejo akagura akayetajeri k'ibyombo, ejo ubu bibona neza yuko uwo muntu koko ibyo gusezeranya atazabirengaho. Imyorohere rero y'ubwonko bw'abana b'abakobwa nageze aho nifata nyine nk'umugore ufite umugabo. Mushumba wanjye rero kano kanya numva ko yaryamana n'abanyeshuri rera, Mushumba numva ko yasaba umunyeshuri kumuha amanota ari uko babanje kujyana muri hoteli cyangwa muri logi, ni ibintu numvise ndumva hajemo akajagari mu mutwe. Ubona imbere yawe ni umukobwa wabenze n'urungano kugira ngo mbe hamwe Mariko, tuziranye ku tuntu twinshi ku buryo unyibuka ngishyushye, amaraso ashyushye, dusore aka kariya, binanteye isoni rimwe na rimwe kumva yuko nicaye hano cyangwa nicaye hariya. Uriya mugabo hatangiriye kwinjira mu buzima bwanjye yashyizemo imbaraga zinsaba gutuza no kumwumva no kumwubaha. Mana ishobora byose. Ndababaye cyane, ndababaye pe. Mama, ndumva nishimiye kuba uri umenya nimero ziwe, reka njye kwisigana, nari naje n'isizi. Aho ugenda wisige mwana we, ndaziguha nta kibazo, uzane telefone yawe nzigushyiriremo. Yego. Aha, ako ababyeyi twaruha koko. Rega ibibazo umwana mbaza, abakobwa na base. Uhore rero muhe nimero ze, azamuhamagare bahure, narangiza avuge n'ibitarabaye. Mwana wanjye nta kibi namubwiye kuri se, nizere ko na se nta kibazo azamumbwira. Ndababaye, buriya hari ibyizere nabagamo, yajyaga ambwira ko ari we uzangira, nyine azangira umugore we, ko nihangana, ko ahuze, ko kumbiye ibiri muri izo ngeso zose. We Mariko, ndumva agahinda ntabwo ushobora kubyumva. Ihangane nanjye urumva ko nyine byari bindemereye, ariko urumva ko ni nk'ako gahinda tugahuje. Ikiriho rero ni ugushaka umuti kuri iki kibazo. Yari akigerageza kunyumva rero, kuko nari ntaramwereka yuko ayo mabi yose akora njya nyamenya cyangwa ngo ngire n'icyuho mufatiramo kigaragara. Reka nzamuhamagare nk'umuntu ukunda. Nibicara ahantu uzaba uri hafi aho ngaho, nkoherereze mesaje kubwira ahantu twicaye, noneho uhita uza turebe ukuntu Mushumba abyitwaramo tubonye twembi, nawe umubwire ibyo umuzi imbere yanjye, turebe ukuntu abyitwaramo. Tugize amahirwe akakwemerera kukwitaba. Ntabwo ntekereza ko azabyanga, kuko yari akinyereka yuko turi mu murongo umwe. Hejuru y'ibyo byose byabaye, yari akinyereka ko turi ku murongo umwe, byanze bikunze njye muhamagara amubwira ko mukundezanya.
reka tuzabikore gutyo wenda ndebe ko nzahagera koko akavuga ibyo bintu by'impanga kandi wowe mukundana ubizi neza ko ari porofeseri kandi nanjye namuhamagaye nka porofeseri wanjye ambwira ko atari porofeseri ari enjeniyeri reka turebe ko porofeseri na enjeniyeri ko bakamana yanjye ni ukuri niyemera akazi ngenda ashaka kuzabimbwira noneho amaso ku maso agafata umwanzuro kugira ngo ako kana nyine kashakaga amafaranga nimba yagahaye agahe ariko iyo nkuru cyo kujya hanze ntashobora no gutekereza ko byamuviramo ingaruka zo kubura akazi ke uretse ko nawe bitakoroheye kuba wandagaye aho hanze utekereza neza yuko wagiye gushaka amanota ku mwarimu nacyo ni icyasha icyo ni ikintu cyakagombye kuguma hagati yanjye nawe reka twanzure ibyo ngibyo nzamuhamagare mubwire ko umukumbuye ubundi ahasigaye mubwire ahantu tuzaba turi uzambwisha ni inshuti zimariranye no kuvanana mu bibazo kumbe wanshaka inyuma wonjyanira umugabo nase ngenda ari mbizi bera nacyo agiye kuba musuje ngiye nkavuga ni buriya wenda ni nk'umuturanyi we ntabwo nuzi ko twese tugenda tutanabiganiriyeho wa munsi twasangiye byinshi kandi burya dusangira n'umugabo wagenda nawe ni rimwe ryonyine kandi naryo simbizi biba byarabaye ntagusekura ntabwo ubwo ngubwo amafaranga y'icyo gihe yari kuma nubuze ukuntu ari wowe wanayariye ubwo se mwagiye muri rogi ubundi utahira nose si amanota nashakaga washakaga amanota se ubwo yabuze n'agati cyangwa ahubwo ubwo n'igihe wamwishyuye wishyuye amanota yanjye